imineke harya imineke ni kamara cyangwa ni bya bindi bindi kamara nziza se mukobi ryohera ukomeza unkandagira ziracyaragisida cyane ubwira ntacyo uzi icyo nshaka ntacyo uramenya icyo ukeneye ni iki ukeneye ko ndangura singa ibano ndimo ndabyandika nta bindi wakora utabyo kurangura nyereka turebe ese shaka icyo ushaka kunyereka ntarabona niki byose nabibonye umeze nk'umugore wawe Boss mbonye mwari mwambuze mwashatse mwambuze nigeze ngura mwana wa Yesu nayo ndari inyuma abandi bakire nayo ndi kwakira none se ninde wabateguriye ahantu hasa gutya abandi bakora batatagiruka mwezinga n'ikindi koko wapi nazo mwihangane nyine twatinze kambazana agatambara mbategurire neza mana rakanazi mwana wabonye rero arwana mana kira wangira kira cyane cyo ko Boss, mbabare natinze. ese shamwe mwagiye Twari turi kwakira abandi bakiriya. Ariko kubera ko natinze ndaje mubabwire kamwe. nguri icupa ngewe ngurire boss wawe icupa Yes. ariko kuragurira noye kuko nabi Bisa ndamuzi. Ngo mubonye ndiwo. ese shamwe ubundi ko icyo mutegura ameza amwe namwe yandi mukayibona kandi arateguye twabamenye Yesu ntabwo ubundi mu gitondo mu kibyuka arimo kazi mwakabonye guhera ariko wari utundi twari turi gukora karuta gutegurira abakiriya oya kubera boss twakira Yesu shaka uzanye kamwe konyine ubona hari icyo kumufite Ariko boss nzi wowe uyu munsi mose. Kuko se no wowe. Bayemu Oui. gera ujya kunzanira amazi mu kirago zana amazi mu birahuri Yes boss. Yesu shaka mutazikunda ubundi funguzo mwazisubiza he okay natwayibuze kwakira anje mufite inararemweye wa Nari nibirenze boss. ubona asumye amazi ari hese Amazi nayaje boss. azanye uri bwame nawe Enjoy. Tena gatebe nanyu mbaganiriza. ariko se shamura mari cyane mwagiye mu kazi babuze mu bimwe namukunze jama muhereze basi se wako sha wabikoze sawa wawe undemeye birenze ariko se shaka imenaho amazi bite bose wowe kuko uriya rero wabona abakobwa bawe uziko n'amazi amenetseho neza neza akagera ahantu hose n'indani akageramo buri wese amazi akugira nako abakobwa bakugize bati mwese mufite ikihe kibazo kurya imenaho amazi ntabwo babona se buri mwakobwa undi mwakwicaye neza ubundi Ariko boss ibi nibyo bigezweho. Ariko munari beza.
uriya mutipe yiri bogari bose cyane n'aba amahuriro reka bose nta n'abakiriya bahari reka tuba twicara tuba tubaganiriza nta bakiriya bahari amasaha okay ntaribi ese wamuye akazi meze akazi ntari biragenda yera mu ntara nta kibazo nta kibazo rwose ariko bose natwe mwatwitaho mukatuganiriza tukaza muri icyo kiganiro cyanyu harabona afashe umunwa se ikibazo muri kugira byiza cyane ni iki twirengagiza ntabwo ari ukwirengagiza tuganiriye saa abiri nta kibazo ariko mwakoma njye murambangamiye n'ukuri gute se bose ubwo wanganirije oya murambangamiye gute nyine mutuze mbabwire mwakwicaye neza basi nimwegera ameza basi bigereza ko njye mwicaye murambangamiye yego bose bose none se bimeze bite ese shaka umuhanda njye ariko ntabwo yikandagiye mba mukandagiye joyi basi joyi basi imodoka yaje ryari yaje uyu munsi ni kampani yitwa joyi basi tugasangira se nsangira nawe ku icupa ryanjye ko niryo wanguriye se oya ese ngenda sangira nawe gute ku icupa ryanjye turekeye agataha urakoze ese mwana urayifashe cyane wimenyeho amazi ngo kubera abakobwa nakomeje kwifata nta nubwo wabaganiriza aya bakobwa ni beza cyane ntabwo ari ibyo bibwira bari kuri nanjye ntabwo tubaza bose isaha ugira ngo ajya abibona sha kareka ntabwo ajya gusa abibona atabonye ibyiza nk'ibi ngibi yabona ikigo ajya abibona ibyiza bihano ni ibi gusa ubu ngubu abana bameze gutya beza gutya si ibyiza bihita icupa ni ibi gusa icupa n'umugore bihurira he sha bose arabibona gusa gute atabibona ntabwo abona reba ntabwo yaba atabibona watamutse aswe bimunyereke ahubwo se ajya yemera gusa mushatse kuvuga ko ndi impumyi mwa bakobwa ntabwo ujya wemera ntabwo ujya wemera iyo mukuru ubu urabona koko tumwaye ntabwo uba utureba urabona tudakeye urakesha ibyo ni ibisanzwe ese bagereka kwifuza mu by'ukuri iyo ndebye ubona mwaye ese ubona nagushimisha icyo wumva ko abakiriya ari bo mwiriye gushimisha gusa wowe wumva nagushimisha turakeye hagati aho ese ko ndeba udasoma bimeze bite inywa gake gake ariko ntabwo yakigeraho ntabwo ubona ko uri kunkandagira umukobwa ariko gisa neza bose si agasuzuguro agasuzuguro kayo ese ko ndeba unjya kure ese bose ubundi ndebye ubona mwaye ubu nari umuntu wagushimisha ngaho yiwe dusangire yiwe nta kibazo bose ko numva utavuga bimeze bite akano naka ugomba kukamuka akamaro ahubwo nushaka kandi umbwire nkakuzanira ese ko utari kumwe niteze imbere shaka
ese mwabakobwa hari inoze ziri kubarya ibirenge numve birenge bite byayo bose uri kureba neza naba ariko ntabwo tumwaguke vuba mwese mujye mu kazi uranyumva uragiye ariko nawe uba utwihutishije nabwe mujye mu kazi mujye kwakira abakiriya si cyo cyabazanye hano reka tugenda mu kanya bose ndavuze ngo ke basi we toka asoni mwihute mujye mu kazi we gusigarira ku mugabo wanjye uje gusigarira ku mugabo agiye kujya shami ari bizinesi agiyemo nyine mu ntara narinje kumusigarira bose wasomyeho nabi sibyo somaho gake